turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ni amagambo atatu. Irya mbere yabanje kubabwira ngo dukorana n'Imana. Amen. Gukorana n'Imana, gukorana nayo. Gukorana n'Imana ni ijambo rirerire cyane, kuko iyo ukorana n'Imana birumvikana ko ntacyo wajya gukora utarayijyanamo mu gikorwa ugiye gukora. Bihera mu bitekerezo, ibitekerezo byawe ukabijyanamo n'Imana, kuko buriya udasabye Imana ngo igufashe mu byo utekereza, ushobora kubiyobora nabi kubera ko utari ukorana nayo. Rero no mu byo ugambirira, mu migambi yawe, kuko mu ijambo ryawe ibyo byose bihakorekera, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zikaba ziri hano kugira ngo zisohoze watumye ijambo ryawe, abantu bawe batahe baruhutse. Duhagaritse rero andi majwi yose, ducecekesheje ikintu icyo ari cyo cyose kirwanya icyubahiro cyawe muri iri teraniro. Shyigikira umukozi wawe, shyigikira buri wese uri hano kugira ngo intego wagambiriye wemera iri teraniro rigerweho, kandi shyigikira ijambo ryose rigiye kuvugwa kugira ngo ribe riguhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Yesu ashimwe. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro kandi ishimirwe ku bw'uyu munsi yongeye kuturemera kugira ngo tubonemo ibyiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, ibice 6. Ibice 6 ni umurongo wa mbere n'uwa kabiri turi busome. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti, mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Amen. Dusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 55, ibice 55. Yesaya ibice 55, naho dusome umurongo wa mbere naho n'uwa kabiri. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amen. Yesu ashimwe. Kubo twamaze kwivuga cyangwa kwakirana bataraza, twaturutse i Kabuga, ni umushumba wa paruwasi ya Kabuga n'itorero rya Kabuga, kuko niho ku cyicaro cy'iyo paruwasi. Kandi korari yamaze kuririmba y'abashyitsi, nyine turi kumwe n'abandi mwagiye mubona, kubera ko tubakunda. Turashima cyane abayobozi b'iri torero, kubera ko natwe badukunda kandi turabakunda natwe. Ni nayo mpamvu si ubwa mbere ubushize twaraje tuzanye na korari, uyu munsi nabwo twishimiye kugaruka. Imana ikomeze ibaho umugisha kubw'iby'Imana yakoze byose, kuko ubushize naje dusengera hano hepfo muri rwa rusengero, hano hakiri mwarahatangiye, ariko aho igejeje ikora ihabwa icyubahiro, tuyihe icyubahiro. Amen. Ijambo ry'uyu munsi numvise twavuga ku buntu bw'Imana.
ubuntu bw'Imana. Abagabo bongeye kunshimisha, ibiraha byose ubundi ntacyo guta. Iyo twageze mu nzu y'Imana ikije cyose kiba ari icyacu. Buriya n'aya mashimwe ariho atambuka ntacyo mwakuyemo. Imana ibaho umugisha abagabo. Baririmbye indirimbo nziza ariko gihe ntago nayifashe ko ari ugushima gusa, ahubwo nayumvisemo n'ubutumwa. Harimo umurongo nakuyemo w'ingenzi uvuga ngo umurimo wanjye ngo ni uwo kugukurikira. Haleluya! Ariko mujya umurimo wanjye, umurimo wawe, umurimo wanjye, uwawe, buri muntu uri aha dufite umurimo wo gukurikira umwami Yesu. Uwo wonyine nawufasheho nkumva ko ari umurimo dufite wo gukurikira umwami Yesu. Uko turi aha dufite umurimo ukomeye wo gukurikira umwami Yesu. Kandi iyo ukurikiye umwami, iyo ukurikiye Yesu, ugomba kunyura aho akunyuza, aho akwerekeza niho ujya. Amena. Nimureke tumukurikire. Iyo umukurikiye ntuyoba, iyo umukurikiye akujya imbere, wowe akagenda akwereka inzira ugomba gucamo. Kandi iyo utamukurikiye, ubwo nyine ushobora no kuyoba. Imana ishimwe cyane rero. Ntabwo iryo jambo dukuye muri iyo ndirimbo riri kure y'amagambo tumaze gusoma. Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, aravuga ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ni amagambo atatu. Irya mbere yabanje kubabwira ngo dukorana n'Imana. Amen. Gukorana n'Imana, gukorana nayo. Gukorana n'Imana ni ijambo rirerire cyane, kuko iyo ukorana n'Imana birumvikana ko ntacyo wajya gukora utarayijyanamo mu gikorwa ugiye gukora. Bihera mu bitekerezo, ibitekerezo byawe ukabijyanamo n'Imana. Kuko buriya udasabye Imana ngo igufashe mu byo utekereza, ushobora kubiyobora nabi, kubera ko utariho ukorana nayo. Rero no mu byo ugambirira, mu migambi yawe, umwanditsi w'imigani yaravuze ngo imirimo yawe yose ngo uyiharire Uwiteka, ngo niho imigambi yawe izakomezwa. Bishaka kuvuga rero ko ibintu byose uteganya ugomba gushyira Imana imbere. Mbere na mbere tuyihe icyubahiro. Gushyira Imana imbere ni ikintu gikomeye, ndetse na Yesu yigisha abigishwa be gusenga, bamwaje ati twigishe gusenga. Ariko atangira abigisha yarabwiye ati nimusenga mujye muvuga. Muri buko uko yatangiye ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Urumva n'imbere na mbere Imana. Aho hose nta kintu na kimwe aravuga. Mu isengesho yatangiye abereka ko Imana ari iya mbere. Haleluya. Haleluya. Kambabwire burya gufashwa bigoye bitagoye. Ubu dushaka gufashwa ntimugire ngo byatugora, ni ugushyira Imana imbere gusa. Amena. Muri iri teraniro ubwiye Imana uti Imana, mu byo ndimo, aho nicaye, uko ntekereza, mu migambi yanjye, mbabarira uzujya imbere yanjye. Haleluya. Watangira gufashwa. Nimubigerageze murebe, mubwire Imana ijya imbere yanyu. Haleluya. Ntiwiremerere, ntiwigore, hamagara Imana ikuyobore. Haleluya. Umwanya umaraha uwushyira Imana imbere, kuko nisenge. Buriya Yesu ajya kuvuga ngo muba ariko muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe. Kugira ngo wubahe Imana rero bihera mu mutima, ntabwo ari ukubivuga mu magambo. Banza wubahe Imana mu mutima wawe, wubahira Imana ibyo yakoze, wubahira Imana ko wicaye hano. Hari abantu batazi ibanga ry'agakiza. Wubahira Imana ko wumva indirimbo nk'izi zarepeswe, zasengewe, zisize amavuta, zitanga ubugingo, zihindura abantu. Hari abandi bari mu tubari, bariho bapfa nabi, bangirika. Ibyo byose uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ubikurure, ubizane, ubyubahisha Imana, kandi urahita ubona gufashwa muri wowe, urahita ubona guhembuka. Kuko Imana ikunda icyubahiro, ikunda imitima iyubaha. Kandi yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntizagira ite, ni ukuvuga ngo ibindi byose yabyihanganira,
ariko ntabwo icyubahiro nta wundi bakwiriye kugisangira, kuko nta wundi ukimerita, nta wundi ugikwiye. Haleluya! Mu isi no mu ijuru icyubahiro ni icy'iyo Mana. Kubw'ibyo rero mujye mukiyiha munezerewe. Waba ubabaye, kiyihe ni icyayo. Waba warasenze hakaba hari ibitarasubizwa, emera ko nyine uri umuntu, hari n'ibitarasubizwa n'impamvu utazizi, ariko icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya! Byemere, wiyakire, byakire, ariko icyubahiro cyayo ntuzakiyake. Haleluya! Kutabisobanukirwa kwawe, kutamenya impamvu utarasubizwa cyangwa ibintu utabyumva uko wakagombye kubyumva, ntabwo bikuraho ko icyubahiro kigomba kuba icy'Imana. Icyubahiro cyayo ntawe baza gisangira, gihora ari icyayo. Ni mu kiyiherero mu mitima yanyu. Haleluya! Gukorana n'Imana rero Pawulo avuga ni ukubanza kumenya kuyiha icyubahiro. Haleluya! Ukamenya kuyishima nk'uko, ukayishimisha ibyo ukora, ukayishimira ibyo yakoze, ukayishimira n'ibyo izakora. Gukorana n'Imana ni ukumenya kuvuga ngo Mana singende jyenyine, tugendane. Haleluya! Ukamenya kuyishyira imbere. Mose ayoboye Abisirayeli, muzi ko araho yasenze asa n'uwiyahura rwose, aravuga ati Mana nutagendana natwe, jyewe ntabwo ibyo bintu nabyemera utagendane natwe. Simva aha, ntituva aha, banza utwemerere ko ugiye kugendana natwe. Haleluya! Ugomba rero kumva ko ibintu byose ugomba guhaguruka ukabyinjiramo, ariko ugendanye n'Imana. Gukorana n'Imana bivuga ko uzemera ikanakuyobora, kuko hari aho ushobora kugera ukavuga uti ibi byo ntabwo. Hari abasenga bagera ahantu bakavuga ati ibi byo sinabyemera, yababwira ati inzira ni iyatoya, akanga no gusubira gusenga kugira ngo itavaho ibimubwira. Hari umuntu ambwira ngo yanze kongera kubisengera kugira ngo itavaho imubwira iyindi nzira. Ubwo bivuga ngo yamaze guca inzira ye. Ariko nusenga ntimukumve ko Imana izanabaha ibibi, ahubwo Imana izabaha n'ibyiza. Haleluya! Ntabwo Imana ishobora kuguha ibibi. Impamvu ni iyi: turi abana bayo kandi iradukunda. None se umuntu ukunda wamuha ikibi? Yesu ubwo yaravuze ati none ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru niwe uzabaha ibibi? Amen. Imana idufashe cyane. Ikindi biranditse mu buhanuzi ngira ngo bwa Yeremiya, haravuga ngo rega ngo nzi ibyo nibwira ngo nzabagirira. Haleluya! Ngo n'ibyiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaba hanyuma. Kurememo agatima, ntabwo buriya rwose ibintu yibwira ntabwo ari ibibi. Ikibazo ni uko kubishyikira turi mu mibiri yacu, turi muri kamere, turi mu ntege nke, turi mu kutihangana, nibyo bitunanira. Ariko ibyo yibwira ni byiza ku muntu wese uri aha. Haleluya! Bwira mugenzi wawe mwicaranye uti buriya ibyo yibwira ni byiza kuri wowe. Mbabarira bimubwire. Sinkunda kubikora, ariko uyu ndumva nabikora. Haleluya! Ndumva noneho rwose nibura buri muntu wese abyakire ko ibyo yibwira, iby'Imana imwibwira ura ari byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya! Ni byiza. Gukorana n'Imana ni ukwemera ko itandukanye natwe mu bitekerezo, mu mikorere, muri make ni ukwemera ko iturenze. Vuga ngo iraturenze. Haleluya! Muri Yesaya hari aho bavuga ngo rega ngo ibyo nibwira ngo si byo mwibwira, ngo n'inzira zanjye ngo ntabwo ari nk'izanyu, ngo niko Uwiteka avuga. Ndetse hagakomeza havuga ngo nk'uko ijuru n'isi, nk'uko ijuru ritandukanye n'isi, ngo niko n'ibyo nibwira bitandukanye n'ibyo. Haleluya! Kwemera rero gukorana n'Imana ni ukwemera ko Imana iturenze. Noneho kuko iturenze, nibutse n'irindi jambo rishyigikira ibyo. Umubwiriza ibice ngira ngo 9:11 haravuga ngo nk'uko
ngo umwana akurira mu nda y'umugore utwite. Murabizi uko bigenda? Uko amagufwa y'umwana akurira mu nda y'umugore utwite, ngo niko utamenya imirimo y'Imana ikora. Murumva ko iturenze? Ubundi se wamenya uko amagufwa yirema mu mazi? Wamenya se uko biba? Uretse abahanga ni ukubara ngo mu mezi aya nayo uzagaruke, kajya kwa muganga agapima, akongera akamenya uko aho bigeze. Ariko ukuntu byikora nta wabimenye. Ninde wabimenya? Haleluya! Uko utamenya uko biba rero, nta n'umenya uko akura. Kera turi abana baratubwiraga ngo iyo urose ngo harya niho simbuka, ngo burya uba uriho ukura. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Umuntu akura mu gitondo agakura na nimugoroba, igihe cyose tuba dukura. N'umubyeyi wabyaye umwana amubona ari uruhinja, ariko wari wamubona akura? Uretse kugereranya igihe yavukiye ukagereranya n'igihe arimo. Ubundi hari ubwo umubona azamuka ngo ubone agira gutya, ubone ariho arakura. Uko utamenya uko bigenda niko utamenya imirimo y'Imana. Tuyihe icyubahiro bene data. Nashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo gukorana n'Imana ni ukwemera ko iturenze. Haleluya! Tukamenya ko imikorere yayo utayisobanukirwa. Uyu munsi ushobora kuba uri hasi, ejo ukaba uri hejuru, kuko ikura hasi igashyira hejuru. Uyu munsi hindura amateka nk'uko baririmbye. Aba bantu mubona bo kubahwa ntabwo ari kuriya byahoze. Buriya hari abo yahinduriye amateka. Muri aba ngaba ubu hari abo yahinduriye amateka, hari n'abo yiteguye kuyahindurira. Haleluya! N'ubu mubara hari abo yiteguye guhindurira amateka, kuko ntawe umenya uko umwana akura. Niko uzajya ufata ibihe byashize ubigereranye n'ibyo urimo, ubona Imana yahinduye amateka. Tuyihe icyubahiro bene data. Uko niko ikora ibintu mu buryo tudatekereza. Imana iraturenze. Kwemera rero kubana nayo, kwemera gukorana nayo, ni ukwemera ibyo byose. Ijambo rya kabiri twakuyemo riravuga ngo ndabinginga. Ubwo dukorana nayo turabinginga. Ubundi abakorana n'Imana iyo binginze abantu, ibyo babingingira biba ari iby'umumaro, kandi biba ari ibibahesha umugisha. Amen. Navuze ngo irya mbere ndasaba ngo buri wese akorane n'Imana. Usaba Imana ujye ukorana n'Imana. Pawulo rero hamwe n'abandi bakoranaga nayo avuga ati turabinginga. Kwinginga umuntu ni ukumusaba nyine uhendahenda, kuko ibyo umubwira ari iby'umumaro, ari ibintu bifite agaciro kuri we. Twigeze gusoma mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 17, aho Yesu yavugaga muri icyo gitabo avuga ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ayo magambo nayo arimo. Ariko hari umurongo wa 17 yavuze ngo umwuka n'umugeni ngo barahamagara. Buriya rero kuvuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara, tuzi ko umugeni ari itorero rya Kristo. Ntitubizi twese? Turirimba ngo umugeni, ngo Yesu azaza gutwara itorero rye, cyangwa se umukwe azaza gutwara umugeni we. Ariko umwuka n'umugeni, ubundi umwuka n'umugeni ntibasigana. Aho umugeni ari n'umwuka ba sibyara. Murabyemera? Umwuka ari kumwe n'umugeni, kandi iyo bahamagara bari kumwe, kandi iyo bahamagara baravuga ngo nimuze. Haleluya! Nimuze mwakire, ngo ufite inyota nazanywa amazi y'ubugingo ku buntu. Ubundi ahangaha mwahubakiye iki? Wababaza hano mwahubakiye iki? Mwahubakiye kugira ngo nimuza, aho uzaza wese azahanywera amazi y'ubugingo. Numva ari cyo kintu gikuru. Haleluya! Muri make azahabonera agakiza. Utarakizwa akizwe, uwaguye abyuke, uwakakiriye abone izindi mbaraga. Si icyo muri muhubakira? Ibindi byose byaba nta mumaro ku Mana. Ariko nibyo mvuga, ubundi mu ijuru inyungu bafite nuko bazajya baza baharuhukira. Haleluya! Bakahabonera ijambo rikiza, bakahabonera, mbese bakabona gukora kw'Imana. Umwuka n'umugeni bagahamagariramo, bakavuga ngo yemwe abafite inzara n'inyota nimuze munywa amazi ku buntu. Yesaya we yabihanuye kera mbere ya Yesu, myaka 100. Aravuga ngo nimuze
n'udafite ifeza nawe naze. Urumva Imana ni umuhanga, kabona ibindi bintu byose ni ku isoko, ndetse hari n'igihe ibiciro birazamuka buri munsi, ibintu byose ni ukwishyura. Ariko Imana yo, tugarutse kuri rya jambo ry'uyu munsi, ubuntu bw'Imana. Haleluya! Iby'Imana ni ku buntu, kandi kuvuga ko ari ku buntu si uko bidahenze. Iravuga ngo n'udafite ifeza nawe naze, naze, kandi ngo mubone ibyo kurya nyabyo by'ukuri, amazi y'ukuri y'ubugingo. Hari ijambo Yesu yabwiye wa Musamariyakazi, aramubwira ngo yaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya ugusabye amazi, ni wowe uba umusabye amazi y'ubugingo. Haleluya! Amazi y'ubugingo rero ni amazi atanga agakiza. Iri jambo ry'Imana turiho twumva ririmo amazi y'ubugingo, ni umwuka wera, riba ririmo umwuka w'Imana, niryo ritanga ubugingo. Uryakiriye arakizwa, kandi buriya ntabwo umuntu akizwa gusa, ahubwo hari n'ibindi bikira, hari n'ibindi Imana ihembura, no mu buzima, no mu mubiri, no mu bikorwa. Ahantu hose abantu bafite ubuhamya bavuga bati tumaze gukizwa twabonye Imana. Ibyaha yarabisengeye birakunda, n'ibyaha birakunda, n'ibyo akora birazanzahuka. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya gatatu twakuyemo ni rivuga ngo ntimuherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ubwo buntu bw'Imana nibwo burimo agakiza. Ubundi agakiza twahawe ni ku buntu, kubwo kwizera Yesu arakaduha. Nta kindi kiguzi wabona cyagura agakiza kereka umutima wawe ukizera ukakira Yesu. Ariko Pawulo aravuga ati ubwo buntu ntimubupfushe ubusa. Hari ibintu bibiri hano. Icya mbere hari umutima. Ubwo buntu bw'Imana buri imbere yacu bushaka kugera kuri buri wese, birasaba ko tubwakiriza umutima ukunze, tukakira Imana, tukakira mu mutima wacu. Niho twasomye ijambo ry'Imana mu Migani ibice 17 umurongo wa 20. Twongere tuhasome ko ndashaka ko dusenga Imana. Igihe nticyoroshye, ariko nagerageje kugira ngo ikoreshe uko gisigaye. Imigani ibice 17 umurongo wa 20. Imigani ibice 17 umurongo waho wa 20 haravuga ngo ufite umutima unanirana nta byiza abona, kandi uw'ururimi rugoreka azagwa mu makuba. Nshaka kuvuga kuri ya jambo rivuga ngo ufite umutima unanirana. Pawulo yandikiye itorero ry'Imana aravuga ngo ntiduherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Cyambere rero ni ukugira umutima wakira. Imana iturinde umutima unanirana. Hari abantu benshi bagiye bumva ubutumwa, ariko imitima yabo ikananira Imana, bagashaka gutunga imitima itakira, imitima itoroshye. Ntabwo Imana ikunda imitima ikomeye nk'ibuye, ahubwo imitima yoroshye yicisha bugufi, yakira ijambo ry'Imana. Imitima inanirana rero, ngo abafite imitima inanirana ntibazabona ibyiza. Ibyiza Imana irabitegura buri munsi kugira ngo ibihe abantu, ariko abafite imitima inanirana ntibamenya ko ibyiza byaje. Ikindi cya kabiri twavuga, kudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Hari aho Pawulo yandikiye nanone itorero ry'Imana aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Aravuga ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Aravuga ngo nta rundi rufatiro keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Amen. Hari urufatiro rero
duhabwa nuko twizeye tugakizwa ni urw'agakiza. Nta muntu wundi warushyiraho, nta rundi rufatiro uretse agakiza. Amen. Ariko Pawulo akomeza avuga, ngira ngo ni mu Bakorino ba mbere ibice 3 guhera ku murongo waho, ntago tuhasoma kubera igihe. Ku murongo waho ngira ngo haravuga ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Amen. Kuri rwa rufatiro buri muntu wese, reka tuvuge ngo buri mukristo, buri muntu wakiriye, buri muntu wamaze kwakira rwa rufatiro, nawe agomba kwirinda uko yubakaho. Haleluya. Kubakaho rero ni ugushyiraho imirimo, ni ugukora. Ntabwo twakijijwe ngo birangiriraho, ahubwo turi abantu bariho bajya mu ijuru. Twigeze kuvuga ngo umwuka n'umugeni, ariko umugeni hari ibintu bimuranga. Umugeni arangwa n'iki? Yari ategereje gutaha ubukwe. Icya mbere arangwa no kwiboneza. Kambivuge nihuta yenda nka bingahe by'ingenzi, ntabwo nabivuga byose, ariko ariboneza, sibyo ra? Aritunganya uburyo yabagaho atarasabwa cyangwa atarategura, ntabwo atangira kwitunganya, ukajya ubona rwose arakeye. Wamureba siriya ni wa mukobwa, cyangwa kumva afite, bamaze kumwerekana ahantu nyine ibintu byaratangiye. Umugeni ariboneza. Ikindi atangira gutegura ibintu azatahana. Ubwo tangira gushakisha, ugasanga rwose hari naho bagasaba n'intwererano. Kubera iki? Kandi umuntu wese agira ishyaka ryo kumutwerera, kubera ko azi ko ari ikintu gihambaye. Gatangira kwegeranya ibintu. Imana ishimwe cyane. Ikindi atangira no gutumira iyo ubukwe bwegereje. Aratumira avuga ati muzamfashe gutaha ubukwe. Rero twabigereranya nuko iyo umaze kuba umukristo ntibihagije, hari ibyo ugomba gukora. Iriya mirimo dukora, ntabwo ninjiye muri rya jambo, ariko Pawulo hari avuga ngo umuntu wese yirinde uko yubakaho. Yaravuze ngo hari abubakaho ibiti, hari abubakaho ibikenyeri, hari abubakaho ibyatsi, ariko hari n'abandi bubakaho amabuye y'igiciro. Hanyuma rero ngo kuri urya munsi ngo umuriro niwe uzaza upime ibyo umuntu yubatseho. Uwubatseho ibiti murabyumva bizashya, uwubatseho amashara nabyo nuko, uwubatseho ibikenyeri nuko, ariko uwubatseho amabuye y'igiciro cyangwa uwubatseho ibimeze nk'izahabu. Imana idufashe gusobanukirwa iri jambo. Twagira ngo tubabwire ngo ntidupfushe ubusa ubuntu bw'Imana, ahubwo twubakeho no kuri urwo rufatiro rw'agakiza, wubakeho ibifite agaciro. Imirimo wakoze aha yose ujye umenya ko ugomba kuzayigororerwa. Muri make nashaka kuvuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Haleluya. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo, kuko nibyo bizandikwa, nibyo muzagororerwa mu bwami bw'Imana. Ntugagire icyo ukora kubwo ugononwa, niko Bibiliya ivuga. Ntukagire icyo ukora ugononwa, ahubwo icyo ukora cyose ugikorana umutima w'urukundo, kuko uzabigororerwa byose mu bwami bw'Imana. Turagira ngo dusenge Imana. Mumfashe muhaguruke twubahe Imana, cya cyubahiro cyayo tukiyihe, two turakiyigomba, tuyubahe. Umutima wawe umfashe uyu mwanya muto cyane, twubahe Imana, tuyishimire ijambo ryayo imaze yaduhaye ngo dusangire. Hanyuma tugiye gusengera imitima yacu, turasengera ubugingo bwacu, kuko nibwo Imana yitayeho. Buriya ijambo ry'Imana iyo rije ntabwo riza ari iryo utarakizwa gurya, ahubwo riza ari ibyo kurya by'ubugingo. Umuntu wese iramanyagura, kuko ni umutsima, igaha umuntu igipande gikwiranye, ikamuhaho kugira ngo arye kandi yumve ko ahembutse. Muri uku gusenga Imana rero, ndagira ngo dusengere mu kwizera, twumva ko Imana hari ikigomba guhindura ku bugingo bwa buri wese, ku mibereho ye ya buri munsi. Imana idufashe cyane. Ariko by'umwihariko birashoboka ko hari umuntu waba Umwuka Wera yemeje ko agomba gufata icyemezo cyiza akakira agakiza. Hari umuntu ushaka gutangira urugendo agakizwa, agakurikira inyigisho, akabatizwa mu mazi menshi, agahinduka umukozi
w'itoro nawe akajya mu muhamagara agakorera Imana. Hari umuntu ushaka kwakira Yesu abaye ahari yagira gutya. Ayo mahirwe ntitujya dusenga tutayatanze, kuko tuzi ko Imana ikora mu buryo bwagutse. Ninde waba ashaka kwakira Yesu utarakizwa yagira gutya ikiganza abaye arimo muri iri teraniro? Habaye kandi harimo wasubiye inyuma nawe wumva ushaka kugarukira umwami Yesu, nawe yagira gutya ikiganza. Abarimo, Imana ishimwe ko mwese mwakiriye Yesu, mwese mwakiriye Yesu. Reka dusengere noneho muri rusange. Kansabe umushumba Cyiza yigire hino amfashe dusenga Imana duhagurutse, dusengera ubugingo bwacu twese kugira ngo Imana ikomeze ituyoboze ijambo ryayo, kandi ubuntu bw'Imana twahawe twe kubupfusha ubusa. Turambura ibiganza byacu tubyereke Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko kuri Imana ishobora byose. Imana iduha ibintu byayo ku buntu. Watugiriye ubuntu bwo kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryawe. Watugiriye ubuntu bwo kutugezaho ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, imbaraga zikiza, imbaraga zomora ibikomere, imbaraga Mwami Yesu Kristo zivana abantu mu byaha zikabashyira mu bugingo. Iryo jambo ryawe tumaze kuryumva, buri wese aritekerejeho Mwami, uhagaze muri iri teraniro akaba atsinzwe n'ijambo ryawe, umubabarira ibyaha yakoze byose. Uhagaze muri iri teraniro agafashwa n'ijambo ryawe, yari umunyantege nke, mwongerera imbaraga zo gukomeza urugendo. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo ijambo ryawe ryubaka imitima yari yarasenyutse. Wari ufite ubwihebe kubw'ijambo ryawe tumaze kumva, kubw'ubuntu bwawe Mwami budakwiye kudupfira ubusa. Ndakwinginze muri iri teraniro ugira icyo uhindura mu bugingo bwa buri wese uhagaze, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugisenga Mwami, umuntu uri muri iri teraniro wumvisha ijambo ryawe akariha agaciro, ari umurwayi umukiza indwara ye abe muzima mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo utwumve Mwami, uri mu ijuru ryawe. Wari umunyantege nke mu murimo wawe akaba amaze kumva ijambo ryawe akariha agaciro Mwami. Uwiteka Nyiringabo umuha imbaraga zo gukora, umuha imbaraga zo kugendana nawe, umuha imbaraga zinesha. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo ubane na buri wese ari muri iri teraniro, mu izina rya Kristo wabambwe. Amen. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Message ikomeye twakiriye ivuga ngo ubuntu bw'Imana twahawe ntago dukwiye kupfusha ubusa. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Nsabe Benaya Ushutimu batambuke baze dutanga icya 10 n'amaturo. Abo muri protokole begere hano hafi, abo hejuru hari igiseke bari buze gukoresha, bari ahangaha muri buze gutambukana ituro ryanyu. Kandi mwibuke message twahawe ku cyumweru ababaye mu materaniro, usibye ko ari na ngombwa gukiranukira Imana kugira ngo turonke imigisha y'Imana. Rero aho ku nkuta hari udusanduku mwahabonye kuri uriya muryango, ndetse na hano hejuru turadusanduku no two gushyiramo ituro ryo gufasha abakene. Gufasha abakene ibyo ni umwihariko, ugomba kubitekerezaho ukamenya ko ukwiye gufasha abakene. Ese niba nariye ni hariho umuntu utariye kandi nawe wari ukwiye kugira icyo abona nawe akarya. Rero igihe cyose kariya gasanduku kari ku gakuta nako gushyiramo amafaranga yo gufasha abakene. Abandi rero mutambuke, kandi tubibutse code abagiye gukoresha telefone mutangaho icya 10 n'amaturo. Na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Code ni rero ni 07 7 0 7 7 9 11. Niyo code y'icya 10 n'amaturo.
ni ku bashyitsi, abasangwa bo barayizi, 0777 abagiye kubikora rero, aho mugiye gukura mutanga, Imana ihongere kandi Imana ibahe umugisha. Turakoresha umwanya mutoya na Benaya duhimbaza Imana, namwe mutambuka. Zamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Zamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Zamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Gukomera n'imbaraga ni bya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ni bye. Tangiriro n'iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga ni bya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ni bye. Tangiriro n'iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga ni bya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ni bye. Tangiriro n'iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yarafashe maze ampindura nk'ibirimbi by'umuriro. Ubu ngenda twiga ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yarafashe maze ampindura nk'ibirimbi by'umuriro. Ubu ngenda twiga ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Hallelujah. Murakoze cyane, muragumaho. Ngo ubu ngewe ngira gute? Mushireho mikoro numve, mubivuge tubyumve neza, ibintu muvugira aha mujye mubisobanura, abantu bamenye ibyaribyo. Ngo bimeze gute? Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yarafashe maze ampindura nk'ibirimbi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Barakoze cyane. Tugeze muri wa mwanya mwiza kubaka inzu y'Imana, Imana nayo ikatwubaka. Ni umwanya twabonyemo ineza y'Imana. Murakoze cyane, kandi ayo mafaranga mujye muyazana museka mwishimye, nta mpamvu yo kuyatanga mutishimye.
murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ni amafaranga ntago turasoza, turacyakomeza kurimbisha inzu y'Imana. Iwacu niba hasa neza, kwa Mana hagomba gusa neza kuruta uko iwacu hasa, kandi muhereze Imana icyubahiro aho igejeje ikora. Abana bashyira aho ngaho, murakoze cyane. Ababyeyi babo Imana ibaha umugisha, babahaye amanota atukura, murakoze. Namwe mutambukana amafaranga bayafite, muzane mushyiremo aha ngaha. Gukomeza kubaka turabikomeje, ntago turuzuza kandi twahize ko tuzarikira aho ngaho byose birangiye. Murakoze cyane babyeyi, basore murakoze, bakobwa murakoze cyane. Gukorera Imana nta gihombo kibamo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Abana barakoze. Mwongere mutuma abana bazana amafaranga. Abana bicaye mu iteraniro, abana mwese, umuntu muri kumwe mukuru mumubwira abaha amafaranga yo kubaka urusengero, mugaruke. Umwana wese uri mu rusengero nabwira umubyeyi we, cyangwa niyo yaba atari umubyeyi wawe, umuntu ukwegereye mubwira guha amafaranga. Nawe wegeranye n'umwana, muha amafaranga ashyiremo aha ngaha, yubaka inzu y'Imana. Niba ejo bundi bazaba ari ba revera, nibo bazaba baririmba, nibo bazaba bayoboye, twebwe twarashaje. Ubwo rero bagomba kubigiramo uruhare. Ko bataza, yego ndabona wa mwana agarutse kwino sha, yego yazane. Barakoze cyane. Murabona se batayazanye, kandi nta manote batanga, abana ntago bajya batanga ibiceri. Yego kirema aho ngaho, yego Imana izabaha ubwenge bakuze. Urakoze nawe. Ako kana gafashe katagwaho hasi, haje akabebe, noneho kareke kaze n'amaguru, kaze kigenza, karagenda. Yego sawa, urakoze. Uzaba umudepite, yego urakoze sha. Uzaba umucuruzi ukomeye, urakoze. Uzaba umushoramari. Abana barakoze n'abakuru barakoze. Reka dukoreshe na telefone zacu. Nibyo koko ushobora kuba wari uyafite cash, ariko ushobora kuba ufite na telefone iriho amafaranga yawe, tari ideni, atari uwakubikije, ari ayawe wowe. Koraho, wakuraho 5, wakuraho 10, urakoze, wakuraho 100. Kandi iki gikorwa turi buze no gukomeza kugikora by'umwihariko mu giterane. Ariko fata telefone, Imana yatubwiye ko izaduha umugisha nituyubakira, kandi abantu baseje bafite ubuhamya bufatika. Imana irimo irabikora kuko twumviye umwuka. Ndimo ndabayobora rero cyane abashyitsi, abasangwa bo murabizi. Kode y'inyubako ni akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, 07 91 56 akanyenyeri. Ko mbona hari abafite telefoni bazubitse se, abandi bari muri WhatsApp. Cyo kuza niba udafite amafaranga uvuge neza inzu y'Imana. Imana ntigira amatiku, ibyo ntibyitayeho. Wowe niba uyafite uyatange. Reka mbibutse 07 91 56. Iyo ni kode, warangiza ugashyiraho amafaranga. Kandi iyo wibeshye kuri 0 ntago wakwishyuza Imana, kuko nayo kwishyuje ne wabona ibyo yishyura. Sawa, uhita wohereza kwa Mana, ubonamo ijambo ADPR. Mwagize neza. Nyakubahwa mushumba paruwasi ya Kabuga, turabashimiye cyane. Wowe nabo mwazanye, Imana ibaha umugisha, kandi sabe tumwerekezeho ibiganza. Yatwigishije neza ijambo ry'Imana, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Shumba turagushimiye, ndetse pasiteri muri kumwe na komite ya korali Isezerano na korali by'umwihariko, n'abashyitsi baje bayiherekeje. Mu minsi ishize nagiye kuri paruwasi ya Kabuga kuri iri torero, rero twumvikana ko bazaza ahangaha sejemu, kandi by'umwihariko perezida ni umuntu w'inshuti, ni umuvandimwe, n'umushumba. Nuko none baje, Imana ibaha umugisha. Ntimwishimye se abantu ba sejemu? Korali zacu mwakoze, abashyitsi basangwa n'abakristo n'abandi bantu benshi cyane babaye muri iri teraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga. Imana ibahe umugisha. Mu kanya saa 8 rero turatangira igiterane, kiraba kirimo korali Isezerano n'indirimbo nyinshi turashaka kuyumva neza, na korali Gosheni n'umuhanzi Theo, bose babireba. Turi buze kugira igiterane kinini.
umuntu uri butinde kuza ugasanga huzuye, uraza gufashwa uri hanze, ntacyo bitwaye. Ariko turashaka kubabwira ngo muze kare turye ibyacu naho duhagaze hejuru, kuko Yesu yabitwemereye. Mbasabe muhaguruke. Hari abantu rero bazateranira ahantu hatandukanye, turambura ibiganza dutanga intashyo ku bashyitsi n'abandi bantu bazajya mu ivugabutumwa hirya no hino. Muzababwire ko itorero rya Sejemu ryabahaye intashyo. Tubifurije umugisha w'Imana. Muri iki cyumweru tugiye gutangira, muzahe kandi muzaronke. Ubwiza bw'Imana buzabane namwe. Abacuruzi bazacuruze bunguke. Abatwara ibinyabiziga n'abazabigenderamo Imana izabarinda impanuka. Abikorera Imana izabane nabo. Abakorera abandi bazabona umugisha. Abadafite akazi Imana izabaremera imibereho. Imana izabarwanira intambara muzi nizo mutazi. Icyubahiro cy'Imana kizadutwikire muri byose. Bose bavugira icyarimwe, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo. Amen. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe